Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe mu mukurikira PBO TV mu biganiro bitandukanye mu makuru no mu nkuru z'ubwenge zitwa bwenge bwa none. Ntiwibagirwe ibyegeranyo. Evariste Ndayishimiye bakunze gutazira Neva ni perezida w'u Burundi yagaragaye ahetse umusaraba. Yarawukuye he awujyanye he? Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ndi bugarukeho naho abakristo gatolika bo mu Rwanda bizihije uwa gatanu mutagatifu bazirikana ububabare bwa Yezu kuri uyu wa gatanu mutagatifu. Byose biteye bite? Reka nze mbyinjiremo. Icyangombwa nuko utavaha kuri PBO TV udakoze subscription. Nge nitwa Paul Biri. Bahaye ikaze. Bakunze kumutazira Neva, no kuvuga impine y'amazina ye. Nivuga Ndayishimiye, naho Eva ivuga Evariste. Ni perezida w'u Burundi yagiye kwifatanya n'abakristo gatolika b'i Burundi mu nzira y'umusaraba no kuzirikana ububare bwa Yezu Kristo, by'umwihariko nawe aheka umusaraba. Nuko umusaraba wamugeze ku bitugu. Kuri uyu wa gatanu tariki 18 Mata abakristo gatolika bizihije uwa wa gatanu mutagatifu bazirikana ububare bwa Yezu umucunguzi wabo, ndetse bakanaramya umusaraba yabambweho kugira ngo abacungure. Ni imihango yakozwe ku isi hose, by'umwihariko mu Burundi. Perezida Ndayishimiye bakunze kwita Neva wari waherekejwe n'umuryango we yafashe umwanya wo guheka umusaraba ayobora abandi bajya kuwuramya. Perezidansi y'u Burundi yatangaje ko Perezida Ndayishimiye yitabiriye inzira y'umusaraba akifatanya na Yezu wababaye. Gusa iki gikorwa cyatumye benshi ku mbuga nkoranyambaga bamunenga bavuga ko yagombaga kuba ari gukemura ibibazo by'abarundi byibura ngo abashakire n'ibitoro, none yibereye mu guterura imisaraba. Mu mbabarire, ni mu guterura imisaraba y'ibiti bya gereveriya. Benshi byarabasekeje bibaza ukuntu agiye kuba Yezu muri iyi misaraba, aho atabereye igihugu cye Yezu mu bikorwa. Aho nawe ni umunyadushya, ahorana udushya tudasanzwe. Ese umuryango we uba wifuza ko ibi bikorwa akunda kugaragaramo ameze nk'usetsa abikora? Reka nikomereze ku ngingo ya kabiri. Iyi ngingo nayo ntahitandukaniye n'ibyo perezida w'u Burundi yagaragayemo, ariko siko byakozwe mu gihugu cy'u Rwanda. Abakristo basengera muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda bemera ko umusaraba ari wo Yezu yabacunguriyeho agatsinda shitani n'urupfu. Aba nibo bakoze inzira y'umusaraba, barawuramya kandi batura Yezu Kristo ibibazo bafite bibaremereye. Abakristo Gatolika bitegura umunsi mukuru wa Pasika. Muri iyi minsi rero iyo bawitegura mu bihugu bitandukanye byinshi byo ku isi no mu Rwanda bizihije umunsi mukuru, cyangwa se bizihiza umunsi mukuru wa gatanu mutagatifu ku itariki 18 Mata 2025 nibwo bawizihije. Ariko ubusanzwe uwa gatanu mutagatifu ni ngaruka mwaka. Muri iyi mihango bazirikana ububabare bwa Yezu Kristo, bibuka uburyo Yezu Kristo yagambaniwe, agakubitwa, akabambwa ku musaraba, agapfa, agahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka akava mu bapfuye agatsinda urupfu. Uwa gatanu mutagatifu ni umunsi wo gusiba muri Kiliziya yose, ndetse nta gitambo cya misa giturwa muri ku isi hose, ahubwo habaho umuhimbazo bakaramya umusaraba Yezu Kristo yabambweho. Abakristo Gatolika bo mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda muri rusange, ariko abo mu mujyi wa Kigali bitabiriye inzira y'umusaraba bagerageje kuganira n'ibitangazamakuru, bavuga ko kuzirikana iki gikorwa cyo kuzirikana inzira y'umusaraba babivanamo imbaraga zo kugera ikirenge mu cya Yezu. Uwitwa Kwizera Jean Baptiste we yagize ati, ku bantu bemera Yezu Kristo tukemera ko yitanze akazuka, burya niba wemera umuntu uba ugomba kugaragaza ko urugero rwiza aguha nawe warukurikiza. Ni muri urwo rwego twaje kugaragaza uko urugero rwiza rwa Yezu ububabare yababaye kubera ibyaha byacu tubiha agaciro. Yavuze ko bifasha abakristo kwakira ibibazo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi binyuze mu kwiyumvisha ububabare bwa Yezu bafata nk'icyitegererezo mu buzima bwabo.
yakomeje agaragaza ko muri iki gihe abakristo nabo bafite inzira y'umusaraba banyuramo umunsi ku wundi ishingiye ku mibereho n'ukwemera. mu magambo ye ati turi mu gihe cy'iterambere by'umwihariko ku bakiri bato. Buri wese aba agenda ahura n'ibibazo bitandukanye byatuma na kwa kwemera ushobora kugutakaza. Ubu ni umusaraba duhura nawo, ariko iyo ubashije kuwucamo neza ukavuga ngo na Yezu yawuciyemo ndetse arababara cyane birenze uko ndi kubabara, biragukomeza bigatuma uca muri za nzitizi uri guhura nazo wemye. Uwitwa Girimbabazi Liliane yerekanye ko inzira y'umusaraba itegurira benshi kubasha kwihanganira imibabaro n'ibigeragezo bahura nabyo umunsi ku wundi ku isi. Ati iyo turi mu nzira y'umusaraba twibuka ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko duhuramo n'ibibi byinshi n'ibyiza byinshi. Inzira y'umusaraba rero haba hari ababa barayinyuzemo cyangwa se ukanitegura kugira ngo nuyigeramo uzabashe kuyicamo neza. Uwitwa Sibomana Jean Pierre nawe yavuze ko muri iyi nzira y'umusaraba abakristo bibuka gutotezwa no kubabazwa byakorewe Yezu bakabigereranya n'ibigeragezo. Ati ibigeragezo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ingorane z'ubuzima, uburwayi ndetse n'ibindi. Ibi byose rero tuba tugomba kubizirikana tukabihuza n'ububabare Yezu Kristo yanyuzemo abambwa ku musaraba, tukabasha kubyakira. Reka nsoreza aha mbashimira kuba mwanteze amatwi. Abagiye gukora subscription namwe bahaye ikaze nanabashimira. Iyi ni PBO TV, nitwa Paul Biri. Ciao.